right, nongeye kubahereza ikaze hano kuri Star Galaxy TV aho muri mu bice bitandukanye by'iki gihugu cyacu, abari mu majyepfo, abari mu majyaruguru, abari mu burengerazuba, abari iburasirazuba, abari hano mu mujyi wa Kigali. Mwese mumeze mute? Salute, nizere ko mumeze neza cyane aho muri hatandukanye. Nkwifurije amahoro y'Imana, imigisha utagabanyije uturuka ku Mana, guhirwa, gukora bikagenda neza kabisa. Ibyo byose ndabibifurije muri aka kanya kabisa. Nyemerera werekeze ku nkuru ikomeye cyane hano, nkuru ukwiye kumenya. Ngiye kugaruka kuri umuhanzi w'icyamamare, mwese muramuzi, afite abafana benshi cyane hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, yitwa Kevin. Ariko ndaza gukomoza gatoya no kuri Chris Easy, dore ko inkuru zabo zisa nk'izenda gusa. Ibisanzwe rero ni Breeze. Nimba utarakora subscribe hano kuri Star Galaxy TV, iki nicyo gihe ngo uyikore, hanyuma tujye tubana umunsi kundi, umunota kundi mu nkuru zigiye zitandukanye. Nyamunara rero, nimba rero nanone utajya ukora like, utajya ukora share, iki nicyo gihe nanone nabyo ngo bikore, hanyuma ibintu bikomeze kugenda neza tano wa tano. Anyway, nyemerera nkwerekeze kuri iyi nkuru, tuyifatanye dusesengure neza turebe. Yitwa Kevin, inkuru nkesha kinyamakuru Kigali Today. Kuri ubu ngubu ngo akaba yamaze kwerekeza mu gihugu cya Kenya, Nairobi. Iyi nkuru bayihaye titiri ivuga ngo Kevin yerekeje muri Kenya mu gukarishya ubumenyi mu muziki we. Umuhanzi Kevin cyangwa se Semana Kevin niyo mazina yiwe, ariko ubu ngubu abenshi ngira ngo mumuzi nka Kevin. Kuri ubu ngubu ukunzwe cyane mu njyana ya trap ndetse na drill music, ari kubarizwa mu gihugu cya Kenya, akaba yaragiyeyo ku munsi wo kuwa gatatu. Kevin rero ikimujyanye mu gihugu cya Kenya nta kindi, ajyanye n'ibikorwa bitandukanye, ari nabyo tugiye kuba tugarukaho hano. Turebe ese iyi mishinga iramutse imuhiriye, nkeka ko yaba ari intambwe ikomeye ku gihugu cy'u Rwanda ndetse no kuri industry y'umuziki nyarwanda kabisa. Yitwa rero Kevin. Kuri ubu ngubu uri kubarizwa hariya mu gihugu cya Kenya. Uyu muraperi uhaye imiririmbire ye inyito bita trapish music, kugira ngo urubyiruko rwinshi akunde ino trapish. Ahantu hose unyuze ubusanga bari gucuranga trapish nizi. Iyi njyana ni njyana rero ikunzwe n'abantu benshi mu ngeri zitandukanye, by'umwihariko ku rubyiruko nibo bakunze gukunda iyi njyana kabisa. Kuri ubu ngubu Kevin akaba ari kubarizwa mu mujyi wa Nairobi, aha ni mu gihugu cya Kenya, muri Afurika y'Iburasirazuba. Agiye kumarayo igihe ari mu masomo atandukanye, arimo akurikirana hariya mu gihugu cya Kenya, arimo akurikirana amasomo y'ibijyanye n'umuziki we ndetse no kwamamaza ibikorwa bye bigiye bitandukanye n'imishinga imwe n'imwe. Bivugwa ko azaba ayikorana n'abahanzi bo muri kiriya gihugu cya Kenya bakomeye cyane. Uyu muraperi afite imyaka igera kuri 27. Ni umuraperi, ntabwo navuga ko amaze imyaka irenga 5 yamamaye muri iki gihugu cy'u Rwanda, ariko ni umuraperi wagiye akora amateka menshi cyane, yagiye yubaka amateka, yubaka ibintu byinshi bigiye bikomeye cyane hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda kabisa. Kuri ubu ngubu akaba afite imyaka 27. Byumvikane ko aracyari mutoya cyane, aracyafite igihe kinini cyo gukora, kandi ibintu bikagenda neza cyane 5 kuri 5 kabisa. Rero kuri ubu ngubu yaherukaga gusangiza abakunzi be b'umuziki icyo bita extended play yise Wrong Way Up, ikaba ikubiyemo indirimbo 5 yaje, ndetse akaba ari no gutegura albumu kabisa. Albumu nashishikariza buri wese kuzumva. Iyi ndakeka ari albumu izaba muzikunzwe cyane muri iki gihe, yayise Blood Sweat. Iyi niyo albumu kabisa agiye kuba asohora mu gihe gitoya cyane.
wa gatatu urwo ni ukuvuga ngo ni ku munsi w'ejo hashize, uyu mugabo nibwo yageze muri kiriya gihugu cya Kenya i Nairobi, agiye mu mishinga myinshi y'umuziki, dore ko amakuru anavugwa ko ateganya gukorana na bamwe mu bahanzi bakomeye cyane bo muri kiriya gihugu. Kevin, kubera ko urwego rw'umuziki rwa hariya mu gihugu cya Kenya ngira ngo twese turabizi, ugereranyije n'urwo hano mu Rwanda, kabisa ni ibintu bibiri bitandukanye. Ni ukuvuga ngo urwego rw'umuziki hariya mu gihugu cya Kenya n'urwego rw'umuziki hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ni ibintu bibiri bitandukanye. Kenya ifite intera nyinshi yagezeho, cyane ko ni igihugu avuga ko ashobora kuba yakigirayo ibintu byinshi bigiye bitandukanye kabisa. Uwo bamwita Kevin yagize ati, igihugu cya Kenya gifite urwego kigezeho mu muziki, hari ibihugu byinshi kiri imbere hano ku mugabane wacu wa Afurika. Ubwo yavugaga igihugu cya Kenya. Uyu musore kandi avuga ko hari amasomo y'umuziki y'igihe gitoya azakurikirana hariya mu gihugu cya Kenya. Kevin wakunzwe cyane mu ndirimbo bita amakosi, dore ko ari nayo ndirimbo yakunzwe cyane ku rubuga rwa YouTube, indirimbo bita amakosi. Uretse no kuba avuga ko hari amasomo agiye kwigira muri kiriya gihugu cya Kenya, azanakorana indirimbo na bamwe mu bahanzi bakizamuka mu muziki wa rap, nk'uwo bita Patros ndetse na Black and Boys. Ngira ngo abano murabazi n'abahanzi bakizamuka, abenshi ntimurabamenya, ariko nabo ubona bafite akazoza kahazaza kabisa. Abo nibo azaba akorana indirimbo nabo hariya mu gihugu cya Kenya. Hagati aho ngaho rero ageze kure imyiteguro nyine yo kumurika ino album yiwe yise Blood. Ni album ashishikariza abantu benshi kuzagura indirimbo nyinshi ziba ziriho zigiye zitandukanye kabisa. Uwo ni Kevin. Iyi album izaba ari kugaragaraho indirimbo nyinshi yakoranye n'abahanzi bo ku mugabane wa Afurika bafite n'amazina akomeye nka Eve ndetse na Sang. Aba nibo bahanzi bakomeye cyane. Ni album nyine avuga ko izaba igaragaraho indirimbo nyinshi zitandukanye kandi yakoranye n'abahanzi bakomeye cyane hano ku mugabane wa Afurika kabisa. Nuko bimeze kuri Kevin. Hanyuma ku rundi ruhande ni ukuvuga ngo ibintu bya industry y'umuziki nyarwanda hano nabyo bikomeje gufata irangi, niko navuga, nyuma y'ibitaramo byinshi cyane biri kubera hano mu mujyi wa Kigali. Uwitwa Chris Easy nta myaka myinshi amaze muri industry y'umuziki, ariko ibintu ari gukora birimo biratungura abantu benshi cyane bagiye batandukanye kandi mu ngeri zigiye zitandukanye. Uyu musore ufite manager we usanzwe usobanura filime yitwa Junior Giti, navuga ko uyu mu manager ari mu kazi gakomeye cyane. Chris Easy afite igitaramo muri weekend, ni umuhanzi uri gupanga ibitaramo hariya ku mugabane w'Uburayi azakorerayo. Urumva ko ari ibintu bikomeye cyane. Ni ukuvuga ngo mu nkuru itaha turi buze kudetaya neza ibya Chris Easy, turebere hamwe uko bimeze, bisesengure cyane 5 kuri 5. Reka aya makuru rero ya showbiz nari mbabwiye mbe nyasoreje ahangaha, duhure mu nkuru zitaha n'ubundi ziba zibageraho isaha ku isaha. Nitwa Kebris umugwaneza nk'ibisanzwe. Nimba utarakora subscribe rero yikore kugira ngo tujye tubana umunota kundi umunsi kundi, inkuru zose zigiye zikugeraho 5 kuri 5. Nitwa Kebris umugwaneza, nimba duhure mu nkuru zitaha.